Bakunzi bacu turabasubije kandi dukomeje kubifuriza komeza kugira umunsi mwiza. Abamaze gukora subscribe nabo turabashimira cyane ko mukomeje kutuba hafi, kandi n'abatarayikora tubasaba ko mwakomeza gukora subscribe tukageza abantu benshi bashoboka, kandi birashoboka twese dufatanyije. Ubu rero turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni wa 2026, twatangiye umwaka mushya. Uyu ni umwaka w'ibikorwa, tuve mu gihe cy'amagambo tujye mu gihe cy'ibikorwa. Ngira ngo dukwiye kujya mu gihe cy'ibikorwa niba twifuza ko u Rwanda ruba igihugu giteye imbere nk'uko umukuru w'igihugu ahora bitubwira umunsi ku munsi. Iki ni igihugu kineye amaboko yacu, ariko uyu munsi ndetse n'uyu mwaka wose tugiye kujya tugaruka ku bigo bikora nabi, bitanga serivisi mbi zihabwa abaturage. Uyu mwaka ni uwacu nabo. Ikigo cyose kizi ko gitanga serivisi zitanogeye umuturage kigiye kujya kivugwa, kikosore cyangwa se gishaka ikindi gikora. Hari ibigo bikora ukabona ko ntabwo birimo kwihuta nk'uko igihugu cyihuta, nk'uko ibindi bigo byose byihuta mu gihugu. Ngira ngo mu byo umukuru w'igihugu akunda kuvuga umunsi ku munsi ni uko u Rwanda ruzatezwa imbere n'abanyarwanda. Ntabwo dukwiye gutegeza abanyamahanga ko aribo baza kudutera inkunga ziho, ariko ntabwo bazagura 100% ko kugira ngo tugire aho twifuza. Abanyarwanda bahawe serivisi mbi n'ibyo bakora bikora nabi. Uyu munsi rero hari ibigo nshaka kuzagarukaho bitanga serivisi mbi buri munyarwanda wese abona, ariko ikigo cyane ntabwo mbivuze none aha, nzajya navuga buri kigo. Uyu munsi ndahera ku kigo cyitwa REG. REG ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Ngira ngo iyo tuvuze ijambo amashanyarazi, buri muntu wese azi icyo amashanyarazi avuze, icyo umuriro w'amashanyarazi uvuze mu gihugu. Abanyarwanda umunsi ku munsi baravuga bati amashanyarazi, igihugu kidafite amashanyarazi nta terambere cyageraho. Ariko ibyo bisaba ko urwego rushinzwe ingufu z'amashanyarazi ruba ari urwego rufite imbaraga, ruba atari urwego rwaho ngaho rujarajara nk'uko mbona REG uyu munsi irimo kubigenza. Nyango REG iri mu bigo bihindurirwa abakozi kenshi, abayobozi babyo b'iki kigo abayobozi bahinduka kenshi. Ariko nkunda kuvuga ko iki kigo umuyobozi wese ujemo, nkunda kuvuga ngo umuyobozi wumva akeneye kubona amafaranga yakwifuza kuyobora REG. REG ni ikigo gihabwa inkunga nini cyangwa se nyinshi, kubera ko uru ni urwego rufatiye runini abanyarwanda. Ariko iyo urebye ibyo kirimo kwirakwiriza hirya no mu gihugu, ubona ko harimo ikibazo kiremereye cyane. Ngira ngo mu by'ukuri iyo tugiye mu nzego zitandukanye tukareba uburyo zagiye ziyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, tubona ko inzego nyinshi zagiye ziyubaka mu buryo bukomeye cyane. Ngira ngo iyo urwego nka RGB rukoze ubushakashatsi rugaragaza uko inzego zikunzwe muri serivisi z'abaturage, muzi ko urwego rw'umutekano, igisirikare na polisi, izi ni inzego zishimiwe ibikorwa bikomeye zirimo gukora. Byaba umutekano mu gihugu, byaba imbibi z'igihugu, ni inzego zirimo gukora ibikorwa bidasanzwe. Uyu munsi umuturage araryama agasinzira akumva ko acungiwe neza umutekano. Ariko ngira ngo reka tuzajye mu bushakashatsi bukorwa uyu munsi, dushyizeho ubushakashatsi buvuga buti ikigo nka REG, ariko ubwo mvuze REG ubu utanakurikizaho ibindi bikorana ndetse biri muri minifura byose tuzabigarukaho mu gihugu, byaba uturere byaba n'iki butanga serivisi mbi. Ikigo nka REG mu by'ukuri ni ikigo gihabwa ingengo y'imari iremereye cyane, kubera ko gukwirakwiza amashanyarazi ni ibintu bisaba amafaranga menshi. Ariko ngira ngo abantu bazakurikire bazajye ku rubuga rwa Twitter rwa REG, niho hantu hambere haba ibibazo byinshi. Uru ni urwego buri munyarwanda wese akwiye kuba yisangamo. Mu by'ukuri ngiye nkunda kuvuga ngo REG iri mu bintu bitigeze bijyana n'iterambere ry'igihugu.
reka mbaho urugero. Uyu munsi dushobora kuvuga tuti wenda mu mujyi wa Kigali utuwe n'urugero na miliyoni tuvuge ebyiri, kugira ngo ujyanishe n'uburyo abaturage barimo kwiyongera ukwiriye kuba nawe ubwawe wegera statistique. Cyane ikigo gishobora guha imibare buri rwego rwose rw'igihugu rufite serivisi rw'umuturage. Urugero niba tuvuga REG iri kuba yagira statistique avuga iti umujyi wa Kigali ku mwaka ushize bari abaturage wenda miliyoni 1.5, uyu mwaka murateganya kuba abaturage bangana gute? Urugero miliyoni 2. Miliyoni 2 zikenera amashanyarazi angana gute? Kuko ntabwo miliyoni 2 zakomeza ngo zikoresha amashanyarazi zakoresha nk'abakoreshwaga na miliyoni 1.5. Ibyo bivuze ko mu ngingo y'imari murimo gukoresha ikwiye kuba yiyongera kurenza uko mwabiteganyije mbere. Ibi rero biragira ngaruka ki? Ni hahandi uzasanga urwego nka REG ruhura n'ibibazo bidashira. Urakwirakwiza amapoto ariko amashanyarazi aca muri ya mapoto nta no gushaka gushyiraho itara rimwe ngo ryake. Ibi ni ibibazo biri ngeno mu gihugu, mu abantu benshi bashobora kugenda bakubwira. REG niho hantu amanywa nijoro mu turere twose tw'igihugu birirwa barira uvuga ko amashanyarazi yazimye. Hari naho bishobora kumara n'umunsi wose nta muriro w'amashanyarazi ubonye, mu by'ukuri watanze amapoto ariko atagira umuriro. Ahandi mu gihugu abaturage bageze aho ngaho babona ko gukwirakwiza amashanyarazi kubagira bigoye, bashyiramo amapoto, bashyiramo amafaranga, bararundanya, bakagenda bakayatanga, bakaha inzego z'ibanze kugira ngo zizashyikize REG. Byagiye kuri REG iti ntabwo bishoboka, ya mafaranga ntahagije. Ya mafaranga ugasanga ese arariwe cyangwa se asubijwe abaturage. Hari ibice byinshi mu gihugu byagiye bitanga amafaranga, abaturage uyu munsi bayirirwa bijujuta bavuga ko REG yabarenganyije, kandi nyamara rimwe na rimwe ugasanga niba babwiye ko bashyiraho ubushobozi kugira ngo bafatanye bahabwe amashanyarazi, ibyo bikarangira. Icyo ni ikibazo kiri aho hirya no mu gihugu. Ikindi kibazo, muzi ikintu cyitwa cash power mu gihugu. Ahangaha cash power umuturage arakubwira ati kugira ngo nzabone cash power ni ibintu bigoye. Kubona cash power birasaba kuba ari ikintu watanze kugira ngo mbone cash power. Ibi ni ibintu bikwiriye kuba bihabwa buri muntu wese. Niyasabwa amafaranga kugira ngo yishyure, ariko bisabye umuntu aragenda kubaka inzu akamara umwaka nta cash power abona, ahubwo mugenzi we yubatse hashize ukwezi kumwe akagera kubona cash power. Ibi ni ibintu nabyo bikwiriye kuba bishakirwa igisubizo, ariko se birakorwa. Nandika abayobozi benshi ba REG bajyamo bamara mu mwaka iyo bateganyije gukoramo bamara kwikuramo bakagenda, ibyo bikarangira gutyo. Ngira ngo ibi turabivuga kugira ngo urwego nka REG rurusheho kwikosora. Urugero, ubundi rugero, ubundi mu by'ukuri amashanyarazi ni urwego rukwiriye kuba rukoresha ikoranabuhanga, kumenya ngo uyu munsi aka gace kabura amashanyarazi, ariko inshuro nyinshi amashanyarazi aragenda akamara umunsi wose nta tangazo ryatanzwe rivuga ko amashanyarazi ari bugende muri ako gace. Ukabura aho ukabona amashanyarazi aragiye, ntuzi ngo byagenze gute. Ibintu bikaza bigashya, byamara gushya batena insinga z'amashanyarazi zabiteye, ukabura ahombye. Ubu ukabura hamagaye uti twagize ikibazo cy'amashanyarazi. Ibyo ni ibintu abaturage bagenda kubwira hirya no hino. Ahubwo wa umuturage yahamagara hagashira undi munsi, turaje tubikurikirana umunsi ugashira, muri kuri wa muntu yahombye, yaba umucuruzi yaba abafite saro bafite iki, nta kintu bashaka kubona, abarara mu mwijima. Ibyo byose abantu barabizi igene mu gihugu. Iyi ni REG turimo kuvuga. Uyu ni umwaka wo kugira ngo twikosore. Ntabwo bivuze ko REG ikwiye kubikora kujana ko binakwiriye, ariko ngira ngo iyo dukeneye impinduka dukwiye gukanda ahari ikibazo. Ubwo abafata abakozi bayo uramuhamagaye uyu munsi bwije ataje, ejo akaza ku munsi ukurikiyeho. Icyo ni ikindi kibazo kiremereye cyane. Hari naho nahoze mbona message z'abaturage bavuga bati baduye amashanyarazi ariko nta ngufu agira. Amashanyarazi araza ariko n'itara rimwe ntabwo ryaka, abanyeshuri ntibakiga. Ibi ni ibibazo byose biri mu rwego nka REG. Urwego ngira ngo iyo tugiye
iyo dukurikiranye ikibazo ukajya mu nteko ishinga amategeko, niho hantu hambere ubona iki kibazo ko hari ikibazo kiremereye cyane. Hari nk'aho umuturage w'i Rwamagana umwe mu yagize ati REG izadufashe natwe abatuye muri Kicukiro ahitwa ku Gasaraba Kanombe. Agira ati mu masaha nimugoroba umuriro uba muke cyane, hahandi amatara yenda kuzima ku buryo nta munyeshuri wabasha kwiga. Ngira ngo iki ni ikibazo kirumvikana ahenshi, ni mu ntara, ni hehe hose. Iki ntabwo ari ikibazo kiri i Kanombe gusa, ni ahantu henshi usanga umuriro uragaragara, ariko byagiye nijoro ugacana ntabwo amatara yaka. Uru rwego nubwo tuvuga ngo ibibazo, iyo twatugiye mu nteko ishinga amategeko, REG ni rumwe mu rwego rwagiye ruvugamo ibibazo byinshi, gukoresha nabi umutungo iki kigo gihabwa. Muri kuri turavuga ngo igihugu gikeneye amashanyarazi, ariko ugasanga na bike bihari, mafaranga aranyerezwa. Reka tujye mu bushakashatsi buherutse gukorwa. Tujya mu kwezi kwa 12 uyu umwaka ushize, ubushakashatsi bwakozwe na RGB, aho bugaragaza ko mu nzego zagaragayemo ruswa cyane muri uyu mwaka, buri mwaka ushize, ziganjemo urwego rw'abikorera, inzego z'ibanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG. Ngira ngo ahangaha ni ibintu bitabyumvikana cyane. Aha rero ubushakashatsi bugaragaza ko mu rwego rw'abikorera basaba ruswa kandi bakayakira ku rugero rw'8%. Mu nzego z'ibanze bihagaze 4.3, mu gihe muri REG biri kuri 3.7. Aha kandi bakaba bagaragaza ko ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko akenshi serivisi zo muri REG zigaragaramo ruswa, ishingiye cyane ku buryo umuriro utangwa mu buryo bwa cash power. Cash power nk'uko nabigarutseho mu kanya, kugira ngo umuntu azabone cash power ugasanga bisabye ko ubanza gutanga ruswa kugira ngo uzabone serivisi ya cash power. Ngira ngo iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ari naho hano ngira ngo turebe nk'ubutumwa abaturage bagiye batanga kuri ikigo cya REG bishingiye kuri ubushakashatsi. Hari uwitwa Alias wagize ati REG yo irakabije rwose, ibaze umuntu asaba cash power akamara hafi umwaka nta yarabona. Ibi nibyo navugaga mu kanya. Muzatubarize impamvu muri site ya Gakororombe, Karama, Kanombe, Kicukiro batwimye amapoto kandi tuba twarishyuye amafaranga y'ibikorwa remezo. Murakoze. Gusa REG bagerageze kuduha serivisi uko bikwiye, birakabije. Ngira ngo ibi niyo twavugaga mu kanya ko ikibazo cya cash power ni ikibazo kiremereye cyane. Ikibazo cy'amapoto, abaturage bishyuye amafaranga yabo ariko nta kintu wabonye. Ubwo twabaze tuvuga ikibazo cy'amashanyarazi. Ahangaha hari ikintu uyu muturage avuze gikomeye cyane. Uwitwa Mujyanama aragize ati REG yiruka gutanga serivisi nziza ikibarwa na wa Mwisiraheli, ubanza ari uko yari umusirikare utavugirwamo. Iki ni ikintu gikomeye cyane nashaka kugarukaho. Iki kigo kigize guhabwa umwisiraheli uba ari ukiyobora. Abantu benshi bagiye batanga ubuhamya bagaragaza ko umuriro utaburaga uko wiboneye, ndetse waba wanabuze wahamagara babwira ko umuriro wabuze, nta minota 5 yashira gutongera kubona umuriro.
uyu Mwisiraheli nyuma yo kukivaho igahabwa umunyarwanda, REG yarongeye iba urwego ruciriritse, yarongeye iba urwego rutangwamo serivisi za kasamutwe, reka tubyite gutyo, serivisi mu by'ukuri umunyarwanda wese atifuza kubona mu maso. Uyu mwaka wa 2026 ukwiye kuba umwaka w'impinduka muri REG. Ntabwo dukwiye kuvuga ngo Umwisiraheli yaraje atanga serivisi nziza azikorera ikindi gihugu. Umunyarwanda wikorera, ngira ngo by'ukuri iyo umukuru w'igihugu yatowe, iyo twamutoye, hari byinshi yemerera abaturage. Mu byo yemerera abaturage no kubagezaho umuriro w'amashanyarazi ni kimwe muri ibyo. Iyo umuyobozi agiye mu rwego nka ruriya akajya gukina hejuru y'amafaranga y'abaturage, aba arimo kwica ibyo umukuru w'igihugu yemereye umuturage. Ngira ngo ibi ni ibintu byo gufatwa ingamba zikomeye cyane. Hari undi witwa Beni, nawe aragira ati iyi raporo nanjye itanze amakuru y'ukuri. Nk'ubu hari serivisi nasabye muri REG hashize amezi 6 batarayima. Nzakomeza nkurikirane kugeza nyibonye. Mu bihe tugezemo nta kwishyura serivisi ufitiye uburenganzira, kandi abayitanga benshi bahembwa amafaranga yavuye mu misoro twishyura. Ibigo bya leta bigira serivisi chata igaragaza serivisi bitanga, ikiguzi cyayo n'igihe bitwara ngo uhabwe serivisi. Ngira ngo nawe yagaragaza ko REG mu by'ukuri ari urwego rukwiye gukosorwa cyane. Hari undi wagize ati REG rwose uretse na ruswa yabamunze no gutanga serivisi ni isereri. Urabahamagara ukageza naho uhogora, iyo bafashe telefoni bakwizeza ubufasha, ariko birababaza kubwira ngo ndaje ukamara iminsi 2-3 ariko mbese twarumiwe. Musanze district muzadukaburiye rwose. Ngira ngo iki ni ikibazo n'ikindi cy'urumva nabo bari Musanze. Ibi nibyo twavugaga, ntabwo ikibazo kiri Kigali gusa. Ikibazo cya REG, imitangire ya serivisi mbi muri REG turayisanga ni Musanze, aho uyu muturage abivuze. Hari undi witwa Kagina ugize ati nkunze ko utanze urugero kuri REG ya Musanze. Twe Bugesera niyo byaba mu gicuku baraza, kandi branch manager arahamagara akabaza niba babonye ubufasha. Uyu nguyu we aravuga ati mu Bugesera branch manager wabo aragerageza, ariko urumva ko iki ni ikibazo mu by'ukuri gikwiriye gukorerwa ubuvugizi n'inzego zitandukanye. Ngira ngo tuvuga REG tuba tuvuga Minifura, ariko se Minifura yo nayo ko tuzayigarukaho mu minsi iri imbere, aho umukuru w'igihugu aherutse kubaza minsi y'ibikorwa remezo ku muhanda mu burengerazuba, umaze imyaka irenga hafi 10 umuhanda uri aho ngaho. Umuhanda umaze imyaka irenga 10 uri aho warabuze ikikora kandi amafaranga atarabuze. Uwo muntu we yakurikirana gute REG mu gihe mu by'ukuri ngira ngo iki ni ikintu gikora kuri serivisi zihabwa umuturage? Ni ikintu cyo gikwiye guhagurukirwa cyane n'inzego zose bireba. Ntabwo REG wishyiza ukizira ko izakemura ikibazo, ntabwo ubwo ntabwo ari ikintu ishobora gukora, ahubwo birasaba gushyira gitsuri. Ahangaha reka tugaruke ku yindi nkuru ivuga kuri kibazo cya REG, aho inkuru ivuga iti REG yisobanuye ku bibazo by'imicungire n'umutungo mu bigo bishamikiyeho. Aha rero iki kigo cya gishinzwe ingufu cyitabye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta PAC, ngo cyisobanuye ku bibazo by'imicungire y'umutungo urimo n'utimukanwa, ibihombo mu bucuruzi bw'amashanyarazi n'ibindi. Ni ibibazo rero n'ibyagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'imyaka 3, akaba iri muri bimwe mu bigo birimo REG, EDCL n'ibindi. Muri rusange byagaragaye ko REG ifite ibirarane by'imisoro bigera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba inatinda kwishyura abayiha ibikoresho.
ngira ngo ibi ni ibibazo bikwiriye guhagurukirwa cyane. ngira ngo izi ni serivisi umuntu azagenda avuga akomaho gato gato kugira ngo abanyarwanda bose bumva hari ibibazo ndetse n'ababishinzwe babikurikirane.